Murakoze, nitwa Gaspard Semitwe, Diyoseze ni Ruhengeri, Paruwasi ni Butete, bankorera ubutumwa mu ikoraniro Ingabire za Roho Mutagatifu. Aya mahugurwa yaranshimishije cyane kubera ko nari nsanzwe mfite ubutumwa bwo gufasha abantu benshi banyuranye, ariko ntabifitemo ubumenyi, akaba nabashije gusobanukirwa n'imikoreshereze y'imfunguzo 5, nkamenya agaciro ko gusaba imbabazi no kuzihabwa, ko uzitanze ariwe bigirira akamaro cyane kurusha uwazihaye. Niteguye kwasobanurira neza ububasha bifitemo bwo kwisabira bo ubwabo, bakamenya n'uburyo bwo kwirukana roho mbi zarizo zose, bakamenya ububasha bifitemo bwo gukurikira Yesu. Noneho nkabasobanurira agaciro ko gushaka penetensiya, na cyane ko ari ryo pfundo rikomeye ryo kugira ngo uhure na Yesu. Kutitabira uyu mwiherero ni igihombo, kubera ko hari byinshi ntarinzi. Nk'ubu ntabwo narinzi ububasha nifitemo bwo kwirukana roho mbi zarizo zose, sinarinzi agaciro neza k'isakaramento rya penetensiya. Najagamo bisanzwe biraho ngaho, ariko namenye akamaro k'isakaramento ryo gusaba imbabazi. Namenye uburyo nashaka penetensiya, kudashaka penetensiya ni ukwitandukanya na Yesu, kandi shitani naho ngaho yuririza gufata abantu. Ubwo rero nashishikariza abantu uwo ari we wese hirya no hino aze yumva uburyo yakisabira n'uburyo yasabira bagenzi be. Murakoze.